kwishimanga kwa bebe telefone zakataraboneka inyanya intoryi kwa bebe byose birahari muze muhahe ariko se nimo ndavuga amagambo nta nabakira nimo ndabona inyanya ndazirira intoryi zo ndazirira kandi no telefone zari skino telefone shwa no kwa wanayigurisha ariko umugore wawe ukamwirukana telefone akure urayireba ukireba kimaringa ukire kwa bebe rwose no zagatushiza zijya kuri WhatsApp habwa bakira ko bataza ye bebe bavuze ngo mfene ndatubu ye bebe uyu munsi umuntu inyanya we nugushyira mu nyama ukarya baribona ko mfene ndi hatari intoryi zo noneho wagira ngo bazishyizeho ifumbire ya ire zirabengerana ibiki n'ibiki ahubwo rwose nimuze muhahe rwose ku biciro byiza kandi bibanogeye telefone z'amoko yose zirahari muze muzihahe rwose nta kibazo noneho hari zazi nizitwa za wani smartphone zo noneho umva ziratwi bebe muze muhahe rwose kwa bebe byose birahari yego kiriya murashaka iki yego rwose telefone rwose zirahari urumva porogaramu zose zirakora nimero kazishyiramo umva n'abatiri bimeze neza ahubwo murashaka kaye kiriya akaye telefone umva reba rwose umva na smart kuburyo rwose umva n'umugore wamwirukana kino smart ukayigura rwose n'umugore wamwirukana rwose Kigali rwose umva rwose ifite n'amata yameze nk'ay'igitunguru rwose kabisa so waranguye iyi ngiyi se ni 38 rwose atavaho empo evre 38 yose waguha 20 kwayo bebe rwose bitewe nuko twitwara neza 20 yase rwose umva n'umugabo waje nizere ko nta kibazo ifite phone yanjye ifite ubuziranenge nyishyura ubu se norgira kugurisha intoryi se rwose ni ijana umva ziraryoshye ku buryo ntago byavamo reka intoryi zo ntago zitwara ko nta kintu nageze nyine mu mafaranga ya telefone ubwo ngo urumva kanze mwishyure bebe nasura harambye ngo tuza tukugurire umva rwose urumva no nibice tuzagaruka tugura n'ibindi umva byose byo birahari mana yanjye kwayo bebe noneho uyu munsi amapantaro ndake umva ndi bwataye amapantaro rwose adakora hasi kubera amafaranga arimo abakira nimuze intoryi inyanya telefone byose birahari kwayo bebe bafunze inyanya umva nuguhita bitema igitunguru ugashyira mu nyama igahita isa nk'amaraso umufungo ni ijana yonyine gusa n'intoryi byose mukagura kwayo bebe tukabadabagiza nimuze muhaye rwose yo bebe yesu uri guca menshi ijana ndatwarizayo kuranyongera sitware wacyane ngo utazitware muri bya binyamaswa intoryi nazo ni ijana ndatwariza ariko umva se ikibazo ntabwo zino ntoryi wazitwara sibyo bitewe nuko ari nziza kandi zigoshe ndatwara muri umwe nange ndurya n'ubwo numva ese kumombe reka tuba ducuza nyine tutazi ko ndagukata hari ubwo ndaguhangara 200 yonyine 200 ndaguhiryita naje gitana nare akira ndareba uzisonze kwa bebe kwa agenda uzaki umba muze mutamuce kwishima rwose telefone zakataraboneka n'ibiki umva byose birahari mubanguke intoryi amatelefone telefone intoryi inyanya byose birahari afunze dukeya inyanya washyira mu nyamikazi z'umutuku wewe nizike inyanya rumwe muhahi amafaranga mfite naganyemera kwa utuntu tw'utuntu telefone zakataraboneka urumva kuburyo nangahe se 18 yonyine gusa ase 18 oya uri no gushaka tuze twumvikane ngewe ndatwara hano hari telefone ebyiri ku bihumbi 10 telefone yesu we yo bebe bamuhombeje rwose oya nta kibazo ariko ndakongereraho byibura 500 nta kibazo rwose aka cyana yo ngayo izi nyanya se ndazirira ako ntacyo nese k'amafaranga arimo araboneka ako nayo gikabutura uyu munsi ati umva ntago ndi bwabashe kugitwara bitewe n'ukuntu biremereye ko kira yo bebe nyanya ni ijana n'intoryi ni ijana byose ariko bitewe n'ukuntu ziryoshye wazirira kuzimara niba nawe uri wenda uyungura
se nkani n'amasenga nta kibazo n'ubundi ni ibyanjye kwa bebe byose turisanzura ariko Ishyura. uramenze twari duke yawe duke yanyishyura ariko rwose jyana habuza hazira rwose habuze Ni umutekano. genda huti genda agenda ariko aka gasimo niko ariho amafaranga ra kuba curuje namara gucuruza ibifaranga byose nkabigira nta n'isoni yesu we ahubwo ubu ngubu reka ntashye ariko reka maze ndebe ibifaranga byose nakoreye